Ikibazo yarabajije ati ubaye uri umuntu urangira abantu ahari uwo mupfumu byagenda gute? طيب inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hada huwa aljawab. Iki nicyo gisubizo. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati umuntu uzarangira mugenzi we ikiza ngo uyu nguyu wamurangiye azabona igihembo cyuko yarangiye uriya muntu n'igihembo cyikiza uriya muntu azakora ubwo kuba bamurangiye ibikorwa byiza. Ngiye ndamutse nkubwiye ntimuvandimwe hari khairi runaka ihari ikufasha kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, hano ndabihemberwa. Nunajya gukora iyo khairi ukanabona thawabu uzabona Imana izampa kopi y'izo thawabu, izawe uzigumane ndetse na kopi yazo Allah akora iki ambeho. Ni n'ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo. Nunarangira umuntu ibibi ngo nuko ikibi azakuramo n'ibyaha azavanayo nabyo Allah azaguha kopi yabyo. Niba warangiye umuntu umupfumu no kuvuga ngo ibibi n'ibiki byose biri buze kuza kujya kuri uriya muntu nawe birakuzaho. Allah muri Qur'an aratubwira ati wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Muterana inkunga mu kugaragira no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, muramenye muzaterana inkunga mu byo byose byabagusha mu mabi ndetse n'inzangano. Hanga Allah nabyo yarabivuze bigaruka muri bya bindi twirinde inzangano, twirinde amakimbirane, ahubwo dusenyera umugozi umwe. Izi njiji rwose tuzirukane mu buzima bwacu. Naam. Umuvandimwe arabaza ati yego no mu bashekhe harimo abinshuti zacu tunabona kandi bizewe batanagize nicyo batwaye bajye banadusomera ruqya. Bamwe na bamwe arazakubya ati naam nasomye ubuntu ruqya, ijini riravuga turavugana. Tayib, uwo uzavugana n'ijini akagusha kuri za ntege ebyiri Rasul yatubwiye gusaba ko riva mu muntu cyangwa se kurikorera da'wa, uyu nguyu abakiri kuri manhaji nzima, uyu musomyi wa ruqya abakiri kuri manhaji nzima. Ibirenzeho aho kujya kubaza amazina, kujya kubaza ngo ninde wagutumye, kujya kubaza ngo waturutse he, intego yawe ni iyihe, uyu nguyu rwose ni inkozi y'ibibi, uzashyire ku ruhande. Naza akakubwira ati ngewe ijini ryambwiye ngo wallahi mama fulani ni umurozi, wari ubizi? Uyu nguyu rwose nimba ni inshuti yawe tangira ugendere kure. Ariko uzaba akiri kuri manhaji salim ni wa wundi uza akakubwira ati jini wallahi ntako nakoze ngo ndikorere da'wa ryanze kumva ariko ryavuye mu muntu ryigendeye. Uyu nguyu abakiri kuri manhaji nzima. Kubera iki? Imma yarikuye mu muntu riragenda, cyangwa se yanagerageje kurikorera da'wa ntiryakumva ariko ryavuye mu muntu, nta n'ibyarenzeho aho ngaho. Abandi baragenda bakatuvanira amakimbirane n'inzangano. Aba rero jyubakira ku ruhande. Arabajije ati hari hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam muri hadithi atubwira ati abantu 70,000 bazinjira mu juru yawm al-qiyama bakaba ari abantu batazigera bakorerwa ibarura iryo ari ryo ryose. Ngo nukuzuka bahita bashyirwa he mu ijuru. Harimo la yastarquna, na abantu batigeze basaba kujya gusomerwa ruqya. Ariko ntabwo tuvuze ngo aba bantu basabaga kujya gusomerwa ruqya ngo bazajya mu muriro, ahubwo hari fadila zizabacika yawm al-qiyama. Bashobora abantu bo mu ijuru, ariko uburyo ki bwo kwinjira mu ijuru buzabutandukanye n'ubwo abandi batigeze basaba yuko basomerwa iki ruqya. Kubera ihe mpamvu ngo nibo babyikoreraga ku giti cyabo, nibo bisomeraga ruqya, nibo babyikoreraga. Akaba azi neza ko arwaye akisomera, akaba azi neza ko umwana we niwe urwaye akamusomera, akaba azi neza ko ari umugore we urwaye akabyikorera. Ibi byose birimo no kwirinda kugwa muri biriya bibazo tugenda twumva hano hanze. Kubera iki? Kugira ngo utaza ukagwa muri biriya bibazo ukaba ubizi neza ukanatinya Allah subhanahu wa ta'ala, ukagerageza gukora uko ushoboye kose kugira ngo wowe ujye ubyikorera ku giti cyawe, wisomere warwaye, abana bawe basomere barwaye, umugore wawe musomere yarwaye, nta n'ibiremereye birimo abavandimwe mu Islam. Na suratul Fatiha iraguhagije nkuko byagaragaye muri hadithi ya Abu Darda. Uyu Abu Darda yigeze kujyana n'abandi bantu bagenda bajya ahantu mu gace, bahageze basaba icumbi, barabirukana, barabye ati nimugende. Babirukanye baragenda bajya kwirwanaho ngo barebe ahantu bacumbika. Uwari ukuriye aka gace bari barimo aza kuza kurumwa na scorpion iramuruma, ararwara araremba. Bashaka umuti barawubura. Barangije bigira inama baravuga ati bari abantu baje kudusaba hano icumbi ni abantu basa nkaho baturutse hano mu cyaro, kandi abantu baturuka mu cyaro hari utuntu twishi baba bazi, nta kuntu twababaza. Baragenda barababaza, mwatubonera umuti w'umukuru wacu uko yagize ikibazo. Barangije babashyiraho kondisiyo barabwira ati ngo ariko nitubaho umuti muraduhemba, no mu byo muduhemba harimo kuba mwaduha iki icumbi.
ngo Abu Darda yaragiye ngo akajya amusomera suratul Fatiha hamwe nuko atari umuislamu, akamusomera suratul Fatiha ngo buri uko ngo amaze gusoma ngo uko amaze gusoma aya ngo agahuha hahandi hahuye n'ikibazo, akahahuhaho agasoma wenda mathalan alhamdulillahi rabbil alamin agahuha, arrahmanir rahim agahuha, maliki yawmiddin agahuha. Muri ubwo buryo ngo uyu muntu ngo bamaze kumusomera rukiya iteye gutyo ngo yahise amera nk'umuntu uzanzamutse nk'umuntu uvutse bushyashya, ngo yahise akira anahagurukana imbaraga nyinshi. Bishatse kugaragaza yuko naam wenda nahanga turakuramo iyi ni masala igaragaza yuko no gusomera rukiya umuntu utari umuislamu byemewe mu Islam ntacyo bitwaye, ariko ahanga ndagira ngo nkwereke yuko biranoroshye nta bigoye birimo no kuba uzi suratul Fatiha, wallahi yakubera umuti. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ngo najyaga nkomeza gusaba Allah cyane yuko yamfasha akampa umuti aho amanuriye amasura abiri, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, ngo nahise numva bisa nkaho bimpagije. Izo nazo ni sura zakubera umuti wo gusoma ruqya. Ahubwo wenda ushobora kwegera abantu mu myereke basoma gute inshuro zingahe mu buhe buryo bakakwereka, ariko amasura menshi turayazi yatubera ruqya. Rero nta bigoranye birimo abavandimwe b'Islam, nta mugwanyu mwajya mubyikorera. Kubyikorera rero birimo fadila zuko uzinjira mu juru yawm al-qiyamah utabaruriwe, yawm al-qiyamah udakoze iki utabaruriwe. Aha biri kumvikana, ariko ntago bikuraho ko waba utabizi ukiyambaza abandi. So kwiyambaza abandi bigiye kugukura muri baba ibihumbi 70 bazabona ziriya fadila. Umuvandimwe arabajije ati ko twavuze yuko umuntu uzajya muri bari abapfumu ariko akavayo ibyo bamubwiye atari kubigenderaho, iswala ze iminsi 40 ntabwo zizakirwa. Ese uyu muntu iminsi 40 ntazasari cyangwa se arategekwa gusari? Arategekwa gusari, ariko thawabu zizi swala ntabwo azazibazwa. Ni nk'igihano ushobora kuba waha umukozi wawe gukorera mu rugo ukamubwira uti urategekwa gukoropa, urategekwa guteka, urategekwa kumesa, ariko uku kwezi sinzaguhemba. Hamwe nuko natagukoropera birabibaye ikibazo, natanateka biraba bibaye ikibazo. Arabikora bikora ukwezi kose kurangire ntahembwe. N'uyu nawe nuko nguko bimeze, arategekwa gusari, arategekwa izo ibada zose, ariko ntabwo azazihemberwa yawm al-qiyama. Niyo atazasari aho ngaho nayo azayiryozwa mu buryo bwayo. Kirasobanutse? Ikibazo cya mbere bo yakise A na B na C, ariko numvisha ari ibibazo bitandukanye bidafite naho bihuri. Al-muhim, ikibazo cya mbere, inwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ese yaba yararozwe? Naam. Aljawab naam, inwe Imana yararozwe. No mubagerageje kumuroga harimo umugore wagerageje kumuroga nyuma y'intambara yitwa Khaybar. Nyuma y'intambara yitwa Khaybar uyu mugore yagerageje kuroga inwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kayif? Gute? Nuko yashyize uburozi ku biryo yazimaniye Rasul sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abaswahaba. Uyu mugore arangije anatara amakuru arabaza ati ngo Rasul akunda kurya ikihe gice ku nyama? Barambwira ati akunda kurya cya kindi sinzi ukuntu bakita ngo nimba ari urushyi rw'iki, urushyi rw'akaboko, hariya ngo niho Rasul akunda kurya. Hanyuma uyu mugore aragenda niho yarunze uburozi bwinshi, aba ariho arunda uburozi bwinshi. Iyo siniya niyo yazanye atereka imbere y'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul arangije afata kuri ya nyama ashyira mu kanwa, atari yamira inyama ihita ivuga, irambwira iti ya Rasulullah ndiho uburozi. Rasul arangije itacira. Qala al-ulama, ibi byabaye mu mwaka wa 7, byabaye mu mwaka wa 7. Nyuma y'imyaka 4 cyangwa se 3 munsi uburozi atigeze amera, bivugwa ko wenda yamize wenda nk'uducangwe duke cyane, nibwo bwahise bumugaruka mu buzima bwe bwa nyuma, nabwo bwamwishe. Ariko hagati aho hari umuswaba bwahise bwica. Nyuma yaho ngaho kubera ko babajuriya mugore n'iki cyatumye ishaka kuroga intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ati ngewe naringambire n'ubundi kumurangiza kumwica, aratubangamira cyane. Abaswaba bashaka kwica uriya mugore, Rasul abya ati oya nimumwice, yashatse kunyica ariko ntiyanyishe, sasa nimumureke. Bakiri muri ibyo ngibyo yagiye kumva bumva ngo hari umuswahaba ukoze iki upfuye. We ntiyategereje ko ibi babanza we yahise akora amararya, bavuze ngo biriho uburozi arekeraho, ariko hari ibyo yamize. Bikimara kumwica Rasul ahita ategeka yuko uriya mugore nawe bakora iki bamwica. Ariko Rasul nawe yagerageje kurogwa, ariko yagerageje kwirinda nkuko nababwiye ni akoresha ziriya sura kugira ngo yivure n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ikibazo wabajije kijyanye na Rasul sallallahu alaihi wasallam ari kumwe na Abu Bakar bihisha ahantu mu buvumo. Iriya qissa harimo ibitari ukuri byavuzwe, bidafite hadithi ziri sahih, birimo kiriya gitagangurirwa cyagiye kikubaka hariya. Biriya biri muri hadithi zitari sahih, biriya ni imvugo zitari sahih.
kuvuga ngo hari igitagangurirwa cyagiye cyubaka hariya aho bari bihishe ngo bigenda gute. Allah subhanahu wa ta'ala ni uzi buryo kiyabahishemo hariya ntibanababona. Ahubwo sasa ikibazo cyakurikiyeho aho ngaho nicyo ntigeze nanasobanukirwa neza, numvamo gukurikira kugenda gute. Almuhim ibyavuzwe muri iriya qissa byose 100% si ukuri, harimo ibyo hari bidafitiwe imvugo y'ukuri kandi yizewe birimo na kira gitagangurirwa inshallah. Hanyuma ibijyanye n'ubupfumu kuba buhari burahari, n'uburozi kuba buhari burahari. Icyo dusabwa ni iki? Nuko twabimenye tunasabwa kubyirinda. Hari ikindi? Ubupfumu uburozi birahari, siko bimeze, kandi baratubwiye ngo bikora gutya nkuko nagiye mbasobanurira buryo ki bimwe bikora n'uburyo ki bimwe bigenda. Twasabwa iki? Kubyirinda. Ikindi gisigaye ni ikihe? Tujye kubyiga. Kubyiga nababwiye ko ari iki? Kufuru, no guhakana. Aho uzabwumva hose gendera kure ubireke. Tafadhali. Uyu muntu wagiye muri bino bintu agomba kugaruka imbere y'Abayisilamu wa yu'linu tawbatahu, akaza akadutangariza tauba ye, hato tutazakomeza kumufata mu hali ya kera agapfa ntitumwoze ntitunamushyingure mu marimbi yacu. Rero agomba kuza akadutangariza tauba yiwe. Bavandimwe Islam, biriya bintu nahoze nkora kuva kera muri buno buryo narabiretse, sinzongera kubikora, ntihazagiye n'uzongera kubinyitirira, namaze kwicuza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu nguyu tumenye ko yongeye aba umuvandimwe wacu, ariko aragiye akoze tauba ahise yihisha. Turakomeza kumubona muri ya shusho ya kera, kandi bamwe turakomeza no kumwita umupfumu, abandi turakomeza kumwita uburozi. Natije yo kugira ngo azadutangariza ibyo byose nitwongere kubimwitirira, no kugira ngo tunamenye yuko yabivuyemo ari umugenzi wacu atari umwanzi wacu. Kandi ubundi abapfumu abarozi Uislamu bwagennye yuko ubundi bicwa bakava mu bana, n'abareba bakorana n'amajini n'amashayitani bose ni inzira imwe. Darasa waduhaye uyu munsi ndahamya 100% majorite y'abo bashehe basoma rukia nuko kwanza kenshi bafasha abakiri kuko kondisiyo ziri muri uko gusomera ruke nuko uri umukiri. Jewe na mfite experience namaze no kujyana n'abantu barenze 3 4 5 tujya muri abo bashehe. Ibintu ndi kuvuga nanjye mfite experience, nuko kondisiyo y'imiti yizo rukia ewa ni malaki. Iyo niyo kondisiyo. Kondisiyo ya kabiri sinzi nimba hari abakene bajya bafashwe, byo nabyo nzi. So njyewe aho point yanjye ari ndagira ngo dufite RMC. RMC se ko ari bo bahagarariye abasilamu, kandi twe abasilamu hari abasilamu badafite urwego rwo gushishoza ngo ndamenya ngo ndi bukomangira ahangaha mbashe kubona ubwo buvuzi bwa rukia, wenda mu barwayi abana banje cyangwa se madamu najye gukora shiriki, najye muri abo bayisikuro cyangwa abashirikeni. Ese RMC nakuntu yakora akantu kaka office gatoya, ni igitekerezo bedawe, nakuntu yakora aga office gatoya ku buryo hari umusilamu ufite icyo kibazo yumva ko yarozwe cyangwa hari umuryango we abantu batameze neza, abariho bajya gukomanga bakavuga ni ande 3-4. Mashallah, sarahatan ni igitekerezo cyiza, kandi ntabwo ngisabwe n'umuntu umwe cyangwa se babiri, ngisabwe n'abantu benshi bagiye batandukanye yuko habaho aho abayisilamu bibona bakamenya ngo ahariya turahasanga ibyizewe, turahasanga ibyanyabyo. Rero wenda iki gitekerezo turaza kuza kukigeza aho kigomba kugera, hashakishwe team yizewe, wenda yajya ibazwa bino bintu na nimero zabo zihari ndetse na adresse zabo zihari. Ufite ikibazo ababaze, wenda ashobora kuba yakubwira ati ngo kora ibi bigenze gutya, ufata amazi uyasomeremo suratul Fatiha gutya uraza gukira. Ariko bakaba ari abantu bizewe. Abatizewe bamwe na bamwe bagiye birukanwa bashyirwa ku ruhande bitewe n'uburyo wenda byari bimaze kumenyekana yuko bakomeje guteza ibibazo. Ariko wenda iki gitekerezo kuba cyagezwaho kigomba kugerwa nabyo ni sawa. Insha Allah, Allah azanshoboze kandi anafashe yuko icyo gitekerezo cyageraho kigomba kugera, n'abagomba kucyakira nabo bazadufashe babishyire mu bikorwa. Kubera ko bavandimwe Islam turi abasilamu benshi cyane barimo turimo turabahomba. Wallahi ndabyibuka hari umuntu twigeze guhura kera ntarajya kwiga Saudi Arabia, araza arambye ati ngo impamvu utari kwiga Saudi Arabia kugeza iyi saha ndayizi. Ni yiheze
arambwira ati hari umuntu nzi ushobora kuba gukorera ibintu rwose mu gihe gito cyane bagahita banakwemera kujya kwiga Saudi Arabia. Nta document mbahaye ngo ngo nta na document ubahaye, bagahita babinyuzamo. Numva ni ibintu biremereye cyane rwose. Ngo hari umuntu nzi ngo ariko ugomba kuba umeze neza, babitubwiye hano ugomba kuba ufite akantu, ufite ifaranga. Bari abantu basaba ifaranga kandi riremereye, ujya kumusomera ruke akakubwira ibintu kubye ati rwose ugomba kuza witwaje. Hari n'abashyiraho condition yakubye ati nutayazana amadolari ubireke, nutanayazana amayero ubireke, none se wayazana amanyarwanda ukivunjishiriza hoya uburwayi ntibwakira utayazanye amadolari. Barahari bavandimwe Islam, n'abandi badutuma ibindi bigiye bitandukanye, inkoko z'imikara gusa, sinzi intama z'umweru gusa, abandi bakatubwira yake tugerageze tujijuke, dufunguke mu mutwe, turebe izi njiji zarizo n'ubu buyobo bwari bwo, tubwirinde bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndumva rero twagarukira ahangaha, wenda twazakomereza hamwe mu somo ry'ubutaha. Ikibazo cya nyuma, ufite ikibazo icyo ari cyo cyose jugana imamu musigiti kwanza, kwako no mu byo ashinzwe harimo kugerageza kureba bimwe mu bikorwa by'Abisilamu ahangaha ukuntu bimeze. Ugane imamu musigiti, mfasha undangire mpuye n'ikibazo gutya na gutya, azagufasha bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wenda mu gihe biriya mwavuze bitari byatungana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'na shaqiyan wala mahruma. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.